Icyaha cy'ubwibone cyangwa se kwiyemera ni uburyo bwo kwishyira hejuru ukiyemera cyane, ugatekereza ko urusha abandi byose, rimwe na rimwe ukumva yuko nta wundi muntu ukurusha. Impamvu ubwibone ari icyaha gikomeye ni uko ari icyaha cyabanje kubaho mbere y'ibindi byose, aho tubisoma muri Yesaya 14 umurongo wa 12 kugeza kuri 15, ubwo Satani yigumuraga ku Mana kubera ko yumvaga afite ubwibone. Icyaha cyo kwibona gishobora gutuma umuntu atinya kwihana, ndetse bishobora no kuvamo no kugira ishyari, umujinya ndetse n'ubwigomeke. Ariko Imana yanga abibona, kuko muri Yakobo 4:6 hadusobanurira ukuntu Imana yanga abibona ariko ikaha umugisha abicisha bugufi. Uburyo bushobora kugufasha kurwanya ubwibone harimo kwicisha bugufi imbere y'Imana buri munsi, gukorera abandi, kwemera ko ukeneye Imana muri byose, ndetse no gusenga usaba Imana kugusuzuma no kuguhindura umutima. Ibyo byose bigufasha guca bugufi, ukirinda kwirata cyangwa se kwibona. Shalom.